Tugende tureba n'ahandi hose mu ndebere namwe murebe ukuntu umujyi wa Kigali ku cyumweru ubusa. Wenda ndagenda nanazinjiramo inyubako kugira ngo mubone, mutagira ngo wenda nibyo hanze gusa. Ndagenda mbinjiza inyubako imwe kuri imwe kugira ngo mubashe kwirebera namwe uburyo nyine ku cyumweru umujyi wa Kigali ubusa. Ese ibi bintu mwebwe mwumva ari byo? Kuko urumva nimba igihugu kiri gutera imbere, abantu bagakwiye kuba serivisi zose bakenera bazibona umunsi ku munsi. Niko ngiye mbitekereza, ni nako mbyumva. Ariko ndebera nkiriya ni Centenary House. Centenary House urabona ko uretse amaduka abiri yo hasi, hari indi duka ubona riri gukora. Reka dukomeze tugende tureba n'ahandi. Iyi ngiyi ni Grand Pension Plaza. Grand Pension Plaza nayo urabona ko nta movement habe na nkeya ihari. Ubwo rero umuntu yakwibaza ati biba bimeze bite? Mbese ku cyumweru Nyarugenge umujyi wa Kigali rwose biba ari ibindi da. Umuntu ashobora no gushaka icyo kurya ntapfe kukibona, sibyo? Aho ni kwa Makuza, ngo murahazi izi saha, murabizi ko haba na wifi, abantu baba bahari bari gufata wifi. Ariko ubu ngubu urabona ko reka da, nta n'inyoni itamba, nta nyoni itamba. Ubwo rero ibyo ngibyo wenda sinzi nimba biri ari gahunda y'umujyi wa Kigali cyangwa se ari gahunda z'abantu ku giti cyabo baba barihaye. Ariko seriousement ni ibintu n'undi muntu w'inyagihugu wundi wese yabona akavuga se mu Rwanda serivisi zitangwa mu yihe minsi? Tuvuge wenda hageze ari nka dimanche nka gutya, yakibaza mu Rwanda serivisi ku cyumweru nta serivisi nimwe umuntu ashobora kubona. Reka nze mbinjize hano kwa Makuza, nze mbinjizemo rwose. Ubu ngubu ninjiye kwa Makuza hasi muri floor ya mbere. Murabona ko nta duka na rimwe vraiment ziri gukora. Mundebere namwe, ubu ngubu ushobora kuza ufite ikibazo runaka, hari serivisi ukeneye wibone. Urabona umuntu umwe we uba wibwirije akagira agafunguro, kuvuga ngo aha hose ubundi aba ari ahantu ku manywa hari gukora 5/5. Kuvuga ngo rero kuba abantu batari gutanga serivisi ku cyumweru sinzi ukuntu bisa. Dore yose ni amaduka, ayo yose ni amaduka arafunze, ayo yose ni amaduka agira serivisi atanga ariko arafunze. Urabona ko bifite ukuntu bitari sawa. Abanyarwanda turacyafite ikibazo cyo kumva ko dimanche umunsi wo ku cyumweru ari ukuruhuka. Kanze hano tugeze ku iposita. Iposita hano murabizi ko niho haba ari serivisi zose, forex bureau, abantu bavunja amafaranga, bashaka kuvunjisha amafaranga nahangaha. Ariko reba naho ukuntu haba hasa hose, nta kintu na kimwe, ahantu hamwe hafunguye. Abantu n'abari mu muhanda bigendera. Ahangaha ni ku musigiti w'Imadina, nawo urabona ko urafunze pe. Nako amaduka akoreramo hano nayo arafunze. Ibi bintu nashatse kugira ngo ntembereze abantu, utazashaka no kugira ngo ari serivisi bazaza gushaka mu mujyi Nyarugenge, ariko cyumweru wenda ushobora kuza kayibura kandi wari uyikeneye cyane. Kaduce no muri quartier Mateus naho urebe, ariyo yose ni amaduka. Ariyo yose ni amaduka, ahantu rimwe rwose
rifunguye. Nizere ko rero abantu mwese muri comment mugenda mutwereka ko mudukurikiye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu Barabu, bose nizere ko mudukurikiye kari gatanu gati kuri mwese mudukurikiye kuri channel zacu. Abatarakora subscribe namwe mugerageze mukore subscribe. Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge amaduka yose aba afunze. Reka mere kuri aya ngaya wenda muri kureba. Ni ukuvuga ngo ibaze kuba ngubu turi saa 5 z'amanywa ariko nta duka na rimwe wagira ikintu ushaka ngo ukibone. Bivuze ko sinzi ubu twabyita iki, twabyita kuba nyine byaraciyemo, twabyita kuba wenda ari umunaniro. Ariko rero n'ukuri mu by'ukuri ukuntu bigaragara cyo harimo ikintu kidasa neza cyane, kuko nimba tuvuge ngo nimba ushobora kugira ikintu wakenera kandi wakura hano mu mujyi ntubashe kukibona, bivuze ko ari ikintu gisebetse cyane. Ahangaha ni muri Rompuwe, murahazi, murabizi ukuntu haba hameze, ambutiyaje bihari, imodoka zose ziba zitambuka, abantu bagenda. Reba umuntu n'umwe kuri umwe, ni ukuvuga ngo hari ikintu ubu ngubu ushobora gushaka hano mu mujyi ntukibone. Niyo mpamvu nifuje uyu munsi ko twatemberana hano mu mujyi wa Kigali, wenda ndagenda mbinjiza inyubako mu yindi, mbereka uburyo amaduka cyangwa se n'izo nyubako nta serivisi n'imwe iri gutangirwamo, kugira ngo tumenye ngo ese n'iki kibitera. Nibyo nari nkibereka rero ko dore hano ndi muri quartier Mateus baranguza imyenda. Abantu bose bacuruza mangaze barangurira hano imyenda. Ariko urabona ko abasore rwose baba bibereye mu mikino yabo, ubona ko babirelaxe, nta kintu cyabiremereje, ubona ko biturije, bibereye muri siporo rwose. Ariko nabona batangiye gufungura. Turacyakomeza muri Mateus, turacyakomeza. Reba, reka tumanuke tugere no hepfo kwa Rubangura no muri ziranche za City Plaza, hose turebe uburyo bimeze, kugira ngo tumakinge sure. Ibyo nandi kuvuga, abantu mudukurikiye muri mu nce zigiye zitandukanye, gusa umujyi wa Kigali uri kubakwa cyane. Uyu munsi ndashaka kubatembereza hano muri Nyarugenge mu mujyi hagati, ariko noneho tukareba serivisi uburyo ku cyumweru ziba zitari gutangwa. Kibaza tuti moto yemeze bite? Neza ndo dupange. Mr DJ, what's up? Bimeze bite mwana? Uyu mu DJ rero mureba mu maso yanyu, ni umuntu ukoze ubu DJ imyaka sakayofe. Bimeze bite papa? Ubu ngubu noneho ebana ndi kubona umujyi wanyu. Ese kuki umujyi wanyu ku cyumweru bukonje man? Biba bigoye nyine, urumva abakiriya bamwe baba bigire gusenga, abagira amaduka nabo ugasanga kubera n'iminaniro baba bifite iyindi minsi. Yego. Ugasanga nyine bamwe hari n'igihe usanga no habaye siporo baba bigire muri Car Free Day. Birumvikana. Ugasanga nyine no gufungura biragoranye cyane, bafunguye abantu bakeya. Yego. Duka rimwe cyangwa ariko se nkawe noneho ukora akazi k'ubu DJ nkawe nyine ubatambaza ama movie n'ibindi bintu bikoresho bya electronic nabizi ko nabicuruza. Ubu nkawe se usigaye mbamo cyane bya bindi. Ubu se ntago uri bushye mwana, cyangwa yawe ubamaze no kuyakenyerera? Mba nayakenyereyeho, twebwe tuba turabari. Yanyereka. Yanyereka. Bro, bayi byose ni ibifaranga. Abanyakigali bo bari tayari, abantu bari tayari. Ngaho mbwira man, ni ukuvuga ngo noneho service uri gutanga n'izihe? Yes, nkora mu bintu bya electronic, ibintu by'ama TV, amaflat, amateleviziyo. Yego. Hose urumva twe baba batuzi nk'abantu baba bazi. Nukuvuga ngo iduka ukoreramo ni irihe? Hose ahangaha hari birimba magaza ahangaha nkakira abakiriya. Ariko ngiye kwa ko n'abantu babanze hano kuri street. Abakiriya banye nyine bakamamagara b'umuziki, ibyo ngibyo. Iyo umuntu mwabanye neza ewana. Abantu rero batazi uyu mugabo, no kuvuga ngo igihe cya KGB, igihe cya Family Squad, uyu musaza yabaga ari kuvanga imiziki. Hanyuma no kuvuga ngo noneho umuntu wagukenera
mu address iri furu ahantu yagusanga ahangaha muri commercial kabisa muri commercial yaza bazande hafi ubundi uzubaza DJ Emi cyangwa Emi DJ Emi ibintu bijyanye na electronic cyane ka umusaza bimeze bite wowe papa wowe se harya ngo ubatambaza duki mwana yende umucuruzi wemewe electronic full equipment zo mu rugo full equipment kabisa ubu ngubu se na IBM nyine ubihagaze full IBM tuguze nka IBM hanyuma mbwira ubu ngubu none nk'igikoresho ucuruza cya mbere product ufite abantu badashobora gusanga ahandi baza baje kukureba kugira bayibone ni nkiye amafirigo cyane firigo double door cuisiniere zo bita kuka hanyuma ubu none nagira ngo mwese kugira amakorere promo buri muntu agiye kuvuga nimero zawe 83 abantu bari muri Amerika uyu mugabo ubona ari n'umuntu uri tayari wahita umushyiriraho ubuntu DJ Emi nimero zawe rata nimero zawe ni 078 yego 24 yego 58 yego 29 yego kabiri hanyuma rero basasa reka mashimire ariko ibi bintu byo kuba umujyi ukonje shange ndabona harimo injari kabisa bizaza bana amahoro peace rero basasa ku mutima kandi rastaman ndabemera cyane man aba ni abasasa bane kugenda niganira nabo hano mu mujyi batubwira uburyo services zimeze uvuga ngo nyine kugenda mbere ku buryo amaduka yose ari gukora n'atari gukora urabona ko n'abashimwa baba bazindukiye mu mujyi aho hose rwose urabona ko byibura uko amasaha agenda aza yego hari amaduka ubona ko hari abantu bafite ubushake bwo gukora ariko ukabona hari n'ahandi nta gahunda reka dukomeze dutemere tugere n'ahandi yes n'ubundi turacyari hano mu mujyi wa Nyarugenge umumotari wowe sumvishe ko atubwiye impamvu ngo abantu baba baruhutse kubera ko iminsi yose baba bakoze iminsi 6 ubwo ntabwo ari 7 kubera ko ku cyumweru ntitwawubara ariko ni ukuri ugiye mu bindi bihugu byo muri East Africa abantu barakora abantu bashobora kujya ibigwi kavuga tumwe ni mu gitondo ubundi umwe akora mu gitondo cyangwa se umwe akora shift ya kumanywa undi agakora shift ya nijoro kuvuga ngo rero byose ni ibintu biba bisaba ko ni ukwiprograma nkubwire ko nk'ubu ngubu rwose ushobora kuza hano mu mujyi hari serivisi tuvuge wenda nk'umuntu ukeneye ibintu byo kudekora nko mu bukwe sinzi ko wapfa kubona abantu bagufasha dore ayo yose ni amaduka ku manywa yose aba ari gukora ariko ubwo ndi kwibaza uburyo serivisi batanga abantu bagomba kuzibonamo ku buryo umuntu wese agomba kwisangamo ayo yose ni amaduka yose ari gukora yego reka dukomeze dutembere turebe n'ahandi tambwira rata ikimpamvu ubona abantu ku cyumweru umujyi wa Kigali ubona abantu baza gutanga serivisi ari bakeya ubona biterwa n'iki impamvu bakoze cyane mu mibyizi yego baruhutse ariko akaruko baba babonye none se ubona wenda hagize nk'umuntu ukenera serivisi yihutirwa urabona atabigenderamo byaba ari imbogamizi yabigenderamo akabura serivisi ikwiye ubu se hano wowe wateyemo ryari wari umwataka ari umwataka munateyemo mu gitondo wabona kandi ubona birayemo nazindutse cyane wazindutse cyane sawa urakoze cyane mota nk'uko nabibabwiraga rero turi mu mujyi wa Nyarugenge duhuye hano n'umukoboyi we aba yazindutse aje guhiga ibiceri musaza bimeze bite se ibintu ni amahoro ebana rero ebana nishimiye kukubona ebana ku cyumweru niwe muntu mbashe kubona wizinduye kabisa ese ku cyumweru mu mujyi i Nyarugenge ibaza ariko yes abapeti burabona ko rwose hano muri free zone hari abana baba bari gukora imyitozo y'amagare kandi ubona ko ari ibintu bazi cyane abana urabona ko bafite ejo hazaza rwose bari gukora ibintu by'udukoryo ubona ko ari ibintu gutoza umwana ibintu akiri muto ni byiza cyane kuko arabikurana
dore nk'uwo ni umukobwa, uyu ni umukobwa nawe, nuko ntabwo hazamo ibintu byo kuvuga ngo ni umuhungu ngo niwe ushoboye ibi, oya n'abakobwa barabikora. Abana basigaye bafite siporo bakora, urabona ko ubwo twavuga mu mujyi nta serivisi ziba ziri gutanga, amaduka bafunze, ariko abana bikorera siporo bo urabona ko baba babukereye kandi bari kubikora neza cyane. Reba nk'uwo mwana urabona ibintu akora, urabona ko ari ibintu rwose bidasanzwe bidapfa gukorwa na buri muntu uwo ari we wese. Yes. Okay. Yes, Kora agakoryo. Yes. Uriya ni umukobwa we, murabona ko nawe ari tayari cyane rwose. Ni byiza kuba tugeze muri zone yo kwa Rubangura. Zone yo kwa Rubangura murabizi ukuntu ibishyushye, ariko ndebera abantu n'imbarwa, abantu n'umwe kuri umwe, urabona ko abantu barakiryamiye rwose, abashapu bahageze, ya mbere wenda bayakuyemo, babonye ko nta musore atweretse ko yayaruye. Reka tuze dutemberere mo hano, ngiye kubazamura hano muri Centenary, ngiye kubazamura hano muri Centenary House, sibyo? Turebe ukuntu bimeze. Dore n'irya duka rya Tekino, murarizi ku manywa bagera hano mu mujyi, muzi promotion ibihari. Reba aha ngaha muri za Samsung 250 hose haracyafunze, ukumva? Dore yose ni amaduka, ariko ari close yose. Ubwo rero umuntu yakwibaza ngo ni ikibazo kiba gihari ko serivisi zitaba ziri gutangwa. Okay, hano hinjije muri City Tower. Reka turebe naho amaduka yose. City Tower ni ukuvuga ngo ndebera, si ni amaduka, ariko ni ukuvuga ngo sha, ni ukuri kw'Imana aracyafunze yose. Reka mbatembereze mbereke rwose, mushira amakenga. Iyi ni City Tower, ndebera floor yo hasi, nta hantu na hamwe wabona hafunguye, kumva? Ubwo rero ukibaza, ese bizagenda gute? Iyi ni City Tower, ngira ngo murayibona muri lift turayibonye. Nanjye nzamukemo hano hejuru, tujye no muri floor zo hejuru, turebe ko hari aho wenda turebe uko bimeze. Ninjiye muri lift, ngiye guhita njya muri floor kangahe. Reka njye muri floor ya gatatu wenda, kugira ngo turebe
ese bimeze gute? Going up. Tujya muri floor ya kabiri wenda tuzamuke turebe. Naho haba hari amaduka, Second floor. ndebera murahabona, tagira ngo wenda ni ibintu mba ndi kwivugira bya gutyo wapi. Ayo yose ni amaduka arakora mu minsi isanzwe, ariko urabona ko hano rwose ni empty, nta n'inyoni icaracara. Ngira ngo muri kubibona, ubwo rero ibi bintu wenda sinzi impamvu bitera, ariko ni ibintu nyine ubona ko ntabwo biri perfect, ntabwo biri too much, ntabwo ari ibintu biri smart kwa ku buryo ushobora kugenda umujyi wose ku buryo hari serivisi wakwaka ntuyibone. Aha ngaha urabona ko bakora ibintu by'indabo, ariko ubuze ukeneye ndakeka utazibona. Parikingi zose ziri empty, sibyo? Parking zose ziri empty. Ubwo rero ibintu byo kwitondera cyane umujyi wa Kigali bikasubirwamo kugira ngo abantu bose ushobora gukira serivisi iyo ari yo yose ushobora kuba bayibona kandi kugiye ku munsi wo ku cyumweru. Hanyuma rero reka tugerageze tugarukira aha ngaha, tugiye kujya dutemberana tubereke n'ahandi hagiye hatandukanye n'izindi situation. Nizere ko mwese mumeze neza cyane, turabakunda cyane, muri ab'agaciro. Hanyuma dusubire, wowe utarakora subscribe urimo uracika cyane, gerageza uyikore, hanyuma ujye ubasha kumenya byinshi cyane tuba twagiye tugutegurira mu bijyanye no gutembera igihugu cyacu, kuko tuzamuka n'imipaka tugere no hanze y'igihugu. Murakoze cyane, muri ab'agaciro. Peace.